aho sikayiti yihanangirije umuhungu dutinya no mu Rwanda benshi batinya, benshi agenda babwira ati we kibibingana yo. Kaze abakurikira Dreamax TV, no umuhungu wanyu Kabuye Folomolo Beji, tuje kubatama amakuru y'imvange rwose, amakuru akubita no ku mihanda ari kugenda gacara rwose yamenye ku mbuga nkoranyambaga rwose ameze nabi, tujye kuyabagezaho ni Kabuye Folomolo Beji, n'ahandi hose wayasanga usibye kuri Dreamax TV show. Amakuru ari hano hanze rwose ni umuhungu wacu tuzi, sinzi ikibazo yaba afite, bamwita Motion bakaba bamwita Moses. Ubwo yagiye kuburanishwa ageze imbere y'urukiko rwose aravuga ati nge rwose ntabwo nigeze gukoresha ibiyobyabwenge usibye amagarama yarageze kuri 2 mfite gusa, agaba nari mfite amagarama 5, akaba yarasigaranye amagarama 2. Yavuze ngo ni new version ngo y'ikiyobyabwenge ngo yivumburiye yaturukanye muri Kenya ubwo yari yagiye kumurika imideri rwose, bakaba bakitanga icyo kiyobyabwenge ngo ni hybrid rwose, ikiyobyabwenge yari yimanukaniye ngo ntabwo ajyanwa ibiyobyabwenge. No muhungu wa Motion ubwo bamubazaga agatangira kurira akavuga ati ngewe rwose ntabwo ndacuruza ibiyobyabwenge ngo mbyambukane cyangwa se mbijyana ahandi, ahubwo nge nizanira urwange rwo kunywa. Bamubajije ati ikiyobyabwenge cyo kunywa cyawe mu Rwanda bemerewe kunywa ibiyobyabwenge? Ubwenge nivumburiye gishyashya rwose bita hybrid rwose. Umuhungu rwose yaje gutangaza benshi bakumirwa bakavuga ati se niba bavuga ibiyobyabwenge ntabwo byemewe, we akaba yazanye ikindi kiyobyabwenge ngo ni new version ngari gukora ubushakashatsi. Yakoze ubushakashatsi aza kuvumbura yuko ngo ko afite nk'ikibazo cyo mu mutwe ngo ibyatuma aza gutuza neza ngaruko yaba ari kumwe icyo kiyobyabwenge bita hybrid rwose ngo kikaza kumurura mu mutwe, kandi turabizi neza yuko ibiyobyabwenge mu Rwanda ntabwo tubyemera. Umuhungu baje kumubaza n'amarira menshi, byasabye yuko haza kuboneka mu mwanya muremure wo kumanza. Umuhungu ararira rwose, yarize rwose amarira aza gutemba, abantu baravuga ati se noneho uyu muhungu aya marira yarayafite hehe, yarayabitse mu maso yiwe? Ibintu biza gutungurana byose, baravuga ati n'ubundi ni ikiyobyabwenge kiri new version kiri gutuma arira kuriya, ubwo bakita ngo ni hybrid. Umuhungu bamubajije ati se kubera ko iby'umwe by'abiyobyabwenge, ati n'ubundi imiti yose dukoresha ngo yo kutwitaho kugira ngo tumere neza ngo turuke, ngo twaje gusanga ngo zikorwa n'ubundi ngo mu biyobyabwenge ngo kugira ngo twivure stress. Nanjye ndavuga ati aho kugira njye gukoresha iyo miti bamereza ibyo binini, nanjye ahubwo navumbuye new version y'ikiyobyabwenge bakita hybrid, ngo ngomba kuzajya ndakitamo rwose kugira ngo ibintu bize kugenda neza, nzo gutuza fresh kabisa. Ibintu biba ari munange. Bamubajije rwose aravuga ati nanjye nyine aho kugira njye ndakoresha ibyo binini byo kumvura stress ngomba kuzajya ndakoresha nanjye iki kiyobyabwenge navumbuye. Ubwo umuhungu Motion icyo kiyobyabwenge nicyo sigakoresha. Andi makuru iri nkuru ni kuri imihanda ndi kuzamuka gutya ngiye gusoma ku Gihe, nagiye kubona mbona umuhungu wacu dutegurira iseka rusange ishime munyarwanda bamwita Merci guturuka Genesis Comedy. Yagiye arandika aravuga ati asaba imbabazi ku magambo yaka Nzovu bavuze mu gitaramo, bavuga ati kubomora ijambo kubomora ryabaye kubomora byaje kubamo ikibazo. Arasaba yiyanzuza rwose avuga ati mumbabarire ku magambo bakoresheje, ijambo bakoresheje bavuga kubomora rwose ntabwo bizagira ute bizasubira. Yagiye arandika abisabira n'imbabazi rwose avuga ati ntabwo bigomba gusubira. Mr Elephant yari yazanye ijambo bita kubomora rikaba ryanzwe, nabo baje kugira ute kurikuraho. Mr Elephant bakaba bavuze ati amagambo akoresha ntabwo yemewe, Mr Elephant hatazagira wongera gukoresha ijambo kubomora kuko bagiye barisabira n'imbabazi manza ritemewe, ariko ntabwo twabonye baritangaza muri ibo bavuga ati ntabwo yemewe, ariko Merci yagiye kurisabira imbabazi. Ubwo hari n'impamvu yarisabiye iki imbabazi. Nikoza hirya hino nkubita imihanda yose ndazamuka, tikororenga rwose ndazamuka hirya hino nikubita imihanda yose ndazamuka, navuze ati nzabakubita amakuru agezweho, news, breaking news zose ziba zihari nahari wazisanga usibye kuri Dreamax TV. Nikoza hirya hino bitambona yuko bakigera. Indi nkuru nazo gusanga hano hino ni meya w'akarere ka Nyanza bagiye kumugeza, bamugejeje mu rukiko bagiye kumuburanisha rwose, babura ibyaha bamushinja. Baravuga ati icyaha ashinjwa ngo nuko adaca inyuma umugore wa Kamusiga. Ayo makuru wari uyazi? Ako kantu rero niko nanjye kukubwira gira uti yagezemo habura icyaha bamushinja. Baravuga ati ujya uca inyuma umugore wawe ugendana n'abandi bagore. Duhita twibaza hano ku mihanda nk'abantu b'abasenguzi twikoza hirya hino turavuga ati se kuba aca inyuma umugore we, kuba atarwubaka neza,
byabaye ikibazo kurwubaka. Niba rwamunanira nk'uko abandi bose barwamunanira, kuko meya nawe ni umuntu nk'abandi, byamunaniye aravuga ati rwose waheri. Ngira gutya rero mvuye kwa ayo makuru yose nikoza hirya hino ndakatakata njya mu bamotari banamye inkuru yanjye rwose mpita mbona inkuru iri guca ibintu hano ku mihanda, iri kubomora ku mbuga rwose, aho Sky yihanangirije umuhungu dutinya no mu Rwanda, benshi batinya, benshi agenda ababwira ati we kibibingana yo ndakwemeza bose. Sky aravuga ati we Jeskizo wa mipango we be wakinye baramubwira ati Peti tazongera gukina nanjye. Sky aramwihanangiriza, aho nabonye Jeskizo ubwo bwamutashe akagenda kumbuga rwose akavuga ati muhungu wanjye nta kintu dupfa, nari biryanjye nawe ndabizi turaziranye, ibintu na amahoro, basi tubireke tubipoweshe nk'abajama kuko twese durira imihanda kabisa. Sky aravuga ati nundi munsi utazongera kuza kumenyera kuko njye nawe ntabwo tungana Peti yangu nza kubona inkuru bomorano ku mihanda imenagura. Ubwo nakojeje ku mihanda hano abagore bari kubitana, ni warebe ibintu byakomeye imihanda bazamuka bamanuka, nahari wabisanga ni kuri Dreamax TV tugutabo show twikomereza kabisa. Ubwo namanutse ku mihanda rwose nikojeje gutya, hari umukobwa rwose mutinya n'umwami kazi bamwita Shadibu. Ubwo yikozaga hano gutya, sinzi ko yabonye undi mugore tutavugirwamo dutinya twese bamwita urwa Gasabo Scovia avuga ati simuzi, ariko ibintu akora rwose ni ibintu bitemewe, ntabwo nakifuza ko umuntu abikora rwose. Ku mihanda ndazamuka nikojeje hirya nza kubona uwo bita Shadibu, nawe avuga ati rwose uwo muntu ari gukina n'ikipe atazi, umwamikazi arimanukira avuga ati urakina n'ikipe utazi wowe, iyo nkuru wari uyizi? Ibi byose rero turacyabashakira n'andi makuru n'ahandi wayakura usibye kuri Dreamax TV. njyewe uyabagezaho uyu munsi banyita Kabuye Folomolo Beji. uyu munsi ntabwo nakoranye n'inshuti yanjye, ariko amakuru nta handi wayasanga usibye kuri Dreamax TV. Don't miss.